nuko dutangiye igitabo kibumburwa. Nititiye mana kiza mwese muri Kristo Yesu tubada connect gospel free tukaburi kuri gospel tukanyarwanda basuza turamahoro Imana akomeza kuba muri mwebwe. Kugaruka kwa Yesu Kristo mbese ubugingo bwawe buzajya hehe? Ayo namashusho ibona byose nibyifashishwa nk'iki uyubona sukari Yesu ariko nuri gukina umumaro we roreye ugukina mu mwanya we. Noneho naya mafarashi ubona bira bintu uko nabyibigozi ifite mu ntuza nabyo reka amafarashi yo mu ijuru nagafite ibintu by'ibigozi kuko nibigaragaza amafarashi yo mu ijuru yabaza ubwenge amenya ngo ugiye guhagarara agahagarara kamenya ngo ushaka kugenda akagenda. Mbese ibintu nk'ibyo communication yabo ni telepathic communication ibintu nk'ibyo apana ibintu by'ibigozi ngo urakina gukura n'ibiki nabyo ni ukugerageza ibintu nk'ibyo. Sasa Yesu araje mbese bariteguye hano hari umwari sinze ko yiteguye weho bimeze bite ushobora kuvuga ngo azaza ryare se biki kuza kwa Yesu Kristo bingana n'urupfu rwaza ni ukuvuga ngo urupfu rwago twayimenya ngo ni nkaho Yesu yakuziye weho. Sasa hano hari umusore ubanza yiteguye kubera ko iyo umaze gupfa byose wabirangiye kimwe na Kristo y'inama arakuza uwejejwe azaguma yezwe ukwandi wagumye yandure nuko biba bimeze niyo upfuye. Yesu ari kuza hano hari umusore ari kuri telefone umukecuru se we Mana yanjye hano ari kukantuza sariteguye sinzi turaza kubimenya. Hano abantu bamubonye ngo amaso yose azamubona. Yewe we abantu bose bari kumubona. Hano hari umumama yarize yaho gwe mbese n'ikina amarira y'ibyishimo cyangwa se nuko asanze atiteguye sinzi nawe. Sasa barana bariho bakwereka ku ruhande rwo bapfuye mu mari bimeze bite nabo bazazuka. Bazazuka bose kangaha hakuyemo imizuko yose ibiri uwa mbere n'uwa nyuma ubwo byose hano uri kuko ni nk'intuza ni nk'incamake zo kwambira kuzukira abana b'Imana ariko n'uwa kabiri w'abazuka bajya gucirwa imanza ibyo byose ubwo hano ni nk'incamake. Sasa ibyo byose maze gutambukaho intebe ishyirwaho ngaho abantu b'amoko yose baterana imbere yayo bagiye kugira ute bagiye gucirwa imanza. Uwo izina rye risangwa ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo bizagenda kagute ibitabo bitangiye kubumburwa. Ibyo wakoze byose Imana izabishyira imbere yawe uko bikurikira ibyaha byawe urabizi uri kubwirwa ngaho. Hano yatwikiye abantu urahamwa n'ibyaha bagugenza bate bashaka gucika ntaha hari ngo hoya Mana ndakwinginze bamujyana ahantu bari kumushyira mu itanura ry'ivuza ry'umuriro. Hano hari uwakubise umufasha we nibi mwaraherewe abagore nta soni byabya urabizi urahamwa n'ibyaha baramukurubangana ararira ibyo yakoraga hano ari ku isi bari ku
nawe abwirwa ibyaha bye nawe arahamwa n'ibyaha ashaka gucikaho ntahahari aho gucikira ntaho dore ko yari abayeho ku isi ntonganya za ngombe ngo turwane nuko yari yemereye wa mukecuru ubanza ari wa wundi twabonye ari ku isi nawe ngo arahamwa n'ibyaha we umukecuru mbega we ya abantu bari gutambikanwa dore yewe ahantu bari kubajugunya sasa abandi bavuga ngo umunsi wa kangahe ngo ntabwo abanyabyaha bazatwikwa dore ibyo bari kubakorera igitabo cy'ubugingo kirabumburwa sasa mu mazina yabo azasanga yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bizagenda bitaho nto nkwifurije dore umusaza yafashaga abababaye bagenjerejwe nabi nawe niba ukiri mu byaha jya utabuka igihe cya gushana igihe cyacyo cyose ejo ntiwamenya ngo uzabureho kandi urupfu rwagutwaye nyine ni ugutegerereza uko ugiye umeze uyu munsi uyu nguyu w'urubanza uyu nguyu umenye yararenganyijwe aho we Kristu dore ibyo ari gukorerwa bari kubajyana nkahita nibuka bimwe n'ababonye ndetse n'abibasangije bya bindi by'abageni ko mbabwira ibi bintu n'ibyanyabyo biba biriho biba biri biba biriho ubwo ngiye kandi yewe intashyo nkongera nkasubira nkazibaha niba unyumva ukaba uzataha uzansuhuriza abera bamaze gutabaruka ba Petero ba Yohana ba Stefano ba Filipo ba Daniyeli ba Esiteri bose uzabansuhurize babwa ngo Didiye ndacyarugigira hamwe n'itorero n'abandi bera turacyarugigira niko bimeze kandi ubwo mba ndiseriye mba nkomeje dore uburyo bameze mu ijoro abamaze kugerayo umuririmbyi akavuga ngo kabageze dore iyi ntari ya mihanda y'izahabu nababwiye twabonye dusoma muri rya yerekwa twagezwagaho na Ntuza na Zipora Musharashubo amama zamurwa ajyana mu mihanda y'izahabu baza murabibona sasa igitabo nuko kagenza ritemana kiza mwese muri Kristo duwalda connect gospel fit mabwa tuzasona naho uta Kristo akomeza kwaza ibyiza amahoro yatanga bitari nkuko bisobatanga yakomeza basaga ni buri mu byacyo tebuka bivemo ndabakunda bye bye.